Nampuri nayo iracanganye. Iyo yampuri yapfuye. Yanjye maze iminsi itavuga si koko. Mukomere kwa nako. Yego. Bigira ngo se. Nanzanye kano karadiyo kanjye. Sira murebe. Man, radio yapfuye. Ariko bakanishaho muri iyi minsi igihe ntabwo nzi ibyo mumeze. None se uza gukora radio utazi naho zapfuye. Wamujya kandi wagira ko ntabwo uzi ibyo bakanisha ibibisi. Mbwira mani mikorera radio. Shaka ko unshyiramo ibihugu. Guki warasuzumwa ibihugu muri radio. Ngano nawe Nasi uragira ngo ngushyire mu Burundi. Ubuyapani. No, ibyo niba bikunaniye shyiramo radio teni. Radio teni ni ibiki? Ngayibegwa impamvu uzi ko ari ikigo nese kututakiye kwa muswati ngaziguye asigaza curuza neza yankiramo Kiss FM none maze nahe nishimye duse n'ibikigo uyu mwana si umusazi abakanisha bo muri iyi minsi ngo radio 10 radio teri yawe harasaze rwose ni mpamvu y'Imana none reka nkwereke kiramo radio oya akaburi ikiriyemo nk'igihugu cya Rwanda nabwo nari buri umusazi none ndabibonye akira radio yawe urajya mu bushemi buga hano turi ni ubwo none reka ngwira urakamaza ngo hano turi ni ngenda nshaka ngiramo igihugu cy'u Rwanda turi mu Rwanda nasi sinshaka kuzajya none urajya ngo u Rwanda dushira muri radio ngahe mabirakunaniye none uzajya ukorera abandi warasoze hano turi mu Rwanda shaka ko radio w'ikigo gira yazo Kristo bamukarishira dero ko mwivugisha byagenze biki bani no mukira mboje nageraje neza yakaro gafore gukagure telefone yabaye iki telefone yanjye yapfuye tablet gusa urukira bose umunsi baje ari abasazi yapfuye tablet umusurusazi bashaka kuvuga tablet ni tablet yabaye gabwese ase abakira mwese mwarasaze gira vandi mo kwihuta ariko kamurebe kanika wabyigiye hariyo mwishuri rya ntabwo ugibuka neza yuko narize wowe imene bitakoranye ijyane Nose uragenda uyimaze cyangwa rumanije kujyana muri puberi n'ubundi urunguru urakira urwawe wowe zana urakira twavuganye zana rume mani niba ndimo kujugunya mani nawe zana njya kujugunya wacu hari ibutire